abakobwa b'ubu ngubu barafite imyenda barambara ubwenda bw'amahenure hariho ureba ukaba mutanahura ngo muvugane yambaye nabi kandi ari umukobwa wowe waba uri umukobwa ukambara umwenda ugera ha ubwo waba wambaye kera se ntibahishaga amabere gusa yego bahishaga amabere nta n'uwayahishaga uwayahishaga yari afite ibyo yambara ariko utabifite ntiyagenderagaho yagenderaga nta mabere yahishe nta mupira yambaye hoya ariko ubundi umukobwa yatangira kwambara afite imyaka ingahe umukobwa yatangiraga kwambara afite nk'imyaka 10 niwe batangiraga kumushakira umwenda yambara naho ubundi nk'aba batoya bambaraga utuntu rwose babonye tw'udutambaro bakajya ari two bambara yabirime muguguna bakajya mu nzu bakamanura umurayi bakawutoba bakamuhakamo nicyo cyari kidutunze nta kindi umuntu ugara gutya bakaba baranyimye na vipi simbizi hari umuntu w'umwuzukuru wanjye uba hano ni umusore nta cyankorera nta nkingira ntagira gute ngo niwe ngo tubana ngo niwe bambujije kugira ngo bampe vipi muraho neza turaho amahoro ni amahoro mwitwa bande nitwa Yosefa Nyirandikubwimana yoza amakuru ni meza turi hitwa ngo iki ku Kanyinya ni ku Kanyinya ubu ni mu wuhe murengera wa Gatobotobo umurenge wa Mbazi ni mu murenge wa Mbazi akagari ka Gatobotobo amakuru ki se yina mu Gatobotobo amakuru nyine nayo ngayo bose ko turumbije ibishyimbo abahinze bafite amagara barumbije ibishyimbo nta myaka iriho rwose uyu mwaka nta myaka nayo ntayo pe n'abahinze ibigori bavuga ngo birimo nkongwa cyane cyatumye birumba niko nicyo cyatumye birumba bahinze imvura yatinze kugwa imvura wa mugani banza yarabyishe ubuze ufite nk'imyaka ingahe yewe navutse muri 40 muri 40 ni kera ujye uyibuka imyaka ufite yibuka cyangwa biragera muri 80 yenda n'indi simbizi zavukiye inaha navukiye ariko se amateka ya kera ngo kera ngo mwajyaga mwishyurira ngo icyangombwa cy'umubiri ngo yuko uriho ibyo bintu byabagaho kuko uriho ukishyurira umubiri oya icyangombwa mwishyuraga ni bwoko ki uretse ko basoraga abagabo nyine barasoraga 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 babanje gusora amafaranga 70 bukeye bagera kuri 80 bukeye birazamuka bigera muri 400 aho bigereye rero muri 400 niho bahagaze basoraga yuko ari abagabo nyine bose barasoraga n'umwana w'umuhungu umaze nk'imyaka 18 agasora arasoraga amafaranga yuko ari abagabo ubwo kubera iki abagore batasoraga bo bari kuba bayakuye ndetse abagore bashyira ntago bagiraga amafaranga bayakuraga hehe ntayo bagiraga ubwo siyo mpamvu abagore ba kera bubahaga abagabo none se waba udafite ifaranga ugasuzugura umugabo wawe aba basuzugura nuko yenda baba babona bifitiye amafaranga bagasuzugura abagabo babo bakavuga bati ntacyo ankangisha babiye iminsi ngo nabo basigaye bafite amafaranga ntabwo umugabo yavuga ariko kera ibintu byitwa ibuku urayizi ndarizi byatangiye none se ibuku siryo basoreragamo cyari igitabo kimeze nk'ikaye ubwo rero bakagita ibuku bakaba ari byo basoreramo ndarizi ndi umwana wewe wigeze uritunga nditunga se narasoraga uretse ko jyewe icyo nakoze
ziriya ntusi zo kuri Huye bajyaga batuzanira baratubwiraga ngo nitubohe ibihoho tukaboha ibihoho umwe akaboha nk'ibihoho 50 undi nk'ibihoho 50 tukabyikorera tukabishyira ku migozi ku biti tukabijyana hariya kuri Huye ziriya ntusi naraziteye. Buriya ziriya ntusi ziri Huye waraziteye? Naraziteye njyana n'ibihoho. Hariya bita kwa Nyagakecuru. Ese Nyagakecuru amateka ye ngo ameze ate? Amateka yuko nabyumvise cyokora nabonye nyine aho yabaga ngo yasenyewe n'ihene n'inkoko ariko giye simuzi ngo habaga uruziramire rumeze nabi. Mwigeze muhabona se? Oya ntabwo twabonye tujya gutera ziriya ntusi ntabyo twabonye. Ubwo icyo gihe mwikorera ibihoho by'inturusu barabahembaga? Dekada twarakoraga gusa uburetwa babyitaga uburetwa. Uburetwa ngira ngo bwakoreshwaga abagabo. Nk'ubu ngubu nkanjye nari imfubyi ntabwo nari mfite data nari mfite mama wenyine ariko baradukoreshaga nyine tugakora uburetwa. Ubwo icyo gihe umukobwa yabaga abayeho ate? Yabaga abayeho ate? Umukobwa yabaga abayeho ate? Umukobwa yabaga yicaraga imuhiri wabo agahaguruka agiye nko mu gikorwa nk'icyo ngicyo. Nta mukobwa wajyaga mu gasozi, nta mukobwa wagendaga umugoroba. Oya umukobwa yajyaga aho bamutumye. Nta mukobwa wajyaga mu nzoga, nta mukobwa wageraga ahantu hake. Mwasomaga se ku kayoga? Inzoga twayinywaga iwacu. Inzoga ukayinywa iwanyu bayihishije ukayinywa kwa musaza wawe nta handi wajyaga kunywa inzoga. Ariko nabwo ngo ntabwo mwanywaga ngo inziza babahaga imbetezi? Oya gusa waha umwana wawe imbetezi? Oya ngo abagore nibyo babahaga? Oya ni ukubeshya. Kera ngo nta mugore warajyaga ihene? Ibyo ntabwo mbizi. Simbizi je. Babemeraga kurya ku kaboga mwebwe? Babuzwa n'iki se? Nese waba woroye itungo ushaka ko rirya ukarya wenyine uri umugabo umugore ntabye? Ngo umugore ngo yemeraga ubwanwa? Eka ibyo ntabwo mbizi je kereka niba byarabayeho ntariho. Ako umukobwa wa kera n'ubu ndagira ngo umugire uwa kera yitwaraga ate ati nawe atahaga ijoro? Umukobwa wa kera ukuntu yitwaraga nta myenda bari bafite bambara baje niyo wabonaga akagutiya kamwe warakambaraga ukajya guhinga ugahinguka nta gapira yenda ufite. None se abakobwa b'ubu ngubu barafite imyenda barambara ubwenda bw'amahenure. Hariho ureba ukaba mutanahura ngo muvugane yambaye nabi kandi ari umukobwa. Aho waba uri umukobwa ukambara umwenda ugera ha ubwo waba wambaye. Kera se ntibahishaga amabere gusa? Yego bahishaga amabere nta n'uwayahishaga. Uwayahishaga yari afite ibyo yambara ariko utabifite ntiyagenderagaho. Yagenderaga nta mabere yahishe nta mupira yambaye. Hoya Ako ubundi umukobwa yatangira kwambara afite imyaka ingahe? Umukobwa yatangiraga kwambara afite nk'imyaka 10 niwe batangiraga kumushakira umwenda yambara. Aho ubundi nk'aba batoya bambaraga utuntu rwose babonye tw'udutambaro bakajya ahitwa bambara. Nese ubwo urumva biyi minsi mutari kubarenganya ngo bambara impenure kandi abakera barahishaga amabere n'imyanya y'ibanga gusa? None se ko nta myenda bari bafite? Nta arari ryabagaho se? Nta ryabagaho. Nese wari kubona umukobwa uganira n'umuhungu? Oya umukobwa ntabwo yaganiraga n'umuhungu. Oya ubwo se ngo batarababuzaga uburenganzira bwabo? Ntabwo babubabuzaga. Nese ubu nibyo byiza kubona umukobwa yiriranwa n'umuhungu wari umukobwa wawe ukabona yiriranwa n'umuhungu byagushimisha? Baganira bungurana ibitekerezo? Oya ntabwo byagushimisha. Nta mukobwa wiriranwe n'umuhungu baganira. Za nama mutakibungura basigaye bazungurirana aho mu muhanda? Oya ni bibi rero. Bise gute hari ikibazo? Ni bibi. Ubu se ntibagishingira nk'uko kera bashingizaga? Barashingiza ariko rero ni 1%. Ariko 1% nge ntabwo mba ndi kubyumva kubera iki se ahubwo ataba 99%? Gushingiza ku ngubu n'umwe
abandi baratwara inda z'indaro baratuma. kera se ntibatwaraga inda z'indaro? Umukobwa yatwaraga inda y'indaro baramurohaga, baramufataga bakamujyana mu ruzi bakamutama. Abandi rero bagatinya ntihagire utwara inda y'indaro. uwabaga wamuteye inda wese byagendaga bite? Iyo bamumenyaga barabarohanaga. none ab'iyi minsi utwaye inda ahita azana mu rugo atirera mubyeyi, akabyara akamererwa neza agafata amafaranga. neza atayafashe urumva atabaho nabi. Nako mu rubohero mwigiraga mwiki? Mu rubohero cyangwa ntago wigeze ujyamo? Mu rubohero bigiraga barabuhaga nyine imisambi bakicaraho. None se bakwigiramo iki? Ngo bigiragamo no gufata neza abagabo. Eka ntabyo nzi ibyo ngibyo. Nese gufata neza abagabo babikuraga? Ntabwo ibyo mbizi. Mu rubohero bajyaga mu rubohero bakaboha imice, bakabyina, bakaza gutaha, bagataha niyo misambi, nta bindi bigiragamo. Ariko ngo abakobwa bajyaga no gutashya. None se ubuho ntibajyayo? Ubuse batashye? Bajyayo. Ese nta mashyamba ariho? Sinjya mbona bajya kwikorera inkwi. Ubu nta n'iminyerere ikibaho ngo ntibagica n'imyeyo. Ntabwo byo mbizi. Ariko abakobwa babaga bataracimiye ngo ntago bubakaga. Ntabwo byo mbizi. Simbizi jewe. Ubwo rero wejo bundi ntago uri muri 40. Jewe ntabwo byo mbizi rwose. Nta nubwo yagize umva bivuga. Ntabyo numvise. Amateka kuba wanza aho wariberaga mu gikari. None se imyeyo ntibayica? Ntibajya guca imyeyo? Bayicira. None se bakubuza iki? Ntibakubuza ibyo baciye. Guca imyeyo se ntabwo uri kubyumva kwa kundi bakobwa ngo bacaga imyeyo kugira ngo bazafate neza abagabo. Ibyo simbizi. Ntabwo yigeze bimenya wowe? Reka da. Ese abakobwa bino minsi baje gukubura. Babuzwa n'iki? Nese watunga umukobwa ntagukuburire. Kandi ngo basige bataha nijoro. Kiri kutamufite nkanjye. Nta wundi se waba ufite umukobwa ntagukuburire. Nihenda nibazana nijoro agenda amaze gukubura. Yamenya gukubura ate kandi yiriwe ku muhanda kwa kondo bambwira agatirwana n'abahungu. Arakubura. Neza. Ubona biyi minsi n'abakera se ingo batandukaniye. Abakera nabo ingo za kera nizo ubona bitandukaniye. Ingo z'uko arizo muri viziyo izo nizo zikomeye. Nese kera twabaga mu nzu z'ibyatsi. Ubu rero noneho bari mu nzu z'ibyondo z'iki. Nese urumva ari kimwe? Kandi abakera ari kumwagiraga n'ibigega n'imiti bamushyiramo ibintu. Hano hanze bakahubaka ikigega. Bakubaka n'umutiba, bakahubakira imiti 2 cyangwa 3. Ugasarura ibintu byawe ariho ubishyira. Naho ubu rero nta n'ibyo wabona usarura ushyira mu mitiba cyangwa no mu ntoza no mu kigega. Wabikura hise. Ubwo rero abakera nibo bari babayeho neza. Nibo bari babayeho neza nyine. None se ubu ngubu ugura ikijumba kimwe ikiro 100 ngahe. Kera hari uwagurishaga ibijumba, ko wakuraga ibijumba ugateka umugezi wawe yabatabifite ukamuha agakura. None ubu ngubu se hari uwo wabiha? Oya, ubifite aguha amafaranga. Urumva ko ari mwe mubayeho neza. None se iyo batagiraga ibishyimbo wahingiraga umuntu akabiguha, akaguha ikibo. Ntakugere ubu rero uhingiye umuntu akugerera 100. None se urumva ari kimwe? Nta wasabaga amazi ngo bamuha amazi bamuhaga amata. None se wajya gusaba amazi ahantu hari inka bakaguha amazi? Oya. Ariko ubu ngubu nibyo bakora. Nese ko babayagurishije. Kera rero ntawe yagurishaga. Barakamaga bagatereka bagacunda, amacunda akabaraho uje nyine gusaba amazi bakamuha gutyo.
none rero barakama mu gitondo bakajyana kugurisha nimugoroba bakajyana kugurisha ubu hari uwo wasaba amata se akayaguha oya niyo mpamvu abana b'iyo minsi badakomeye barwaragurika niyo mpamvu nyine ese kera mwajyaga murwara mwebwe nkubwire kera umwana barabyukaga mu gitondo bakavuguta umuravumba bakamuha akorora yaba arwaye inzoka bakavuguta umubirizi bakawuvuguta bakamuha yaba irimo muguguna bakajya mu nzu bakamanura umurayi bakawutoba bakamuha kamwe nicyo cyari kidutunze nta kindi ntabwo mwigiraga mujya kwa muganga oya iyo miti se ubwo niyo yari kaze kurusha iyubura twarayinywaga ikatugirira akamaro ariko ubu rero nta wayinywa kubera iki se kandi ivura eka ntawe babiha nuko nta bisenge bikihaba ubwo se wafata umurayi ugahuriye mwana nyina akakubwira ati wimere umwana ibyo ngibyo ndamujyana kwa muganga kandi uri bumuvure se hari ikibazo oya ntabwo yabinywa ntiyabinywa se ngiye kukubeshya se aho hantu wabaye iki naraguye waraguye byagenze bite naraguye nyine nkururana agahene ntunze noneho karankurura nikubita hasi kubera ko nta ntege afite ese warivuje none si ibintu n'igihe wabyishyizeho ni kwa muganga akoze cyane umwuzukuru wanjye simbihakana ariko mbana umuntu ugana gutya bakaba baranyimye na vipe nukuri barayimye simbizi hari umuntu w'umwuzukuru wanjye uba hano ni umusore ntacyo ankorera nta nkingira ntagira gute ngo niwe ngo tubana ngo niwe wambujije kugira ngo bampe vipe afite umugore reka da ntawe afite akora iki se ntacyo ni umuhinzi ariko none bakwimye vipe reka nta vipe mfata abandi bose barazifata ariko agiye bereka da barayinyine ninde wabwiye akayikwima yewe baranyanditse bwa mbere hamwe n'abandi bigitangira baranyandika abo batwandikanye baragenda barayifata agiye barampakanira ngo genda ngo ufite uwo mu bantu ndataha hambere nanone muri uyu mwaka ushize barongera bandika abandi nanjye baranyandika ngiye baravuga ngo mfite uwo tubana ngo ntabwo bampa vipe ibyanjye ni ibyo uwo muntu dore ubu yagiye ntacyo ankorera uretse ko abaturage nyine baza bakampa amazi basimbura amazi yo kunywa kuko ntabwo nabanye nabi ndi umukirisitu zakubariza ibya vipe twumve muzabimbarize rwose njyewe narakoze nakoreye igihugu reba najyaga mboha ibihoho ndi umukobwa nkaboha ibihoho nkabivanira n'abandi ku giti nk'iki tukagenda tubihekanye gutya tukajya gutera ishyamba kuri Huye ariko abatabikoze barimo barabaha vipe yewe wakoze ntacyo baba ubwo si ikibazo cyari ikibazo kandi ibyo byose ari igihugu wabikoreraga mbese ntubibona urabona atari byiza bitatse kuri Huye none se icyo mpembwa ni igiki nta kindi wakoze se ikindi nakoze uretse ko kera nyine abantu b'abatware bakoreshaga nk'imirimo bahingisha bakakuzanira amasaka ugasya ayo masaka twarayasiye bakakuzanira nk'ibiro 5 ugasya ukazabyikorera ukabibashyira ubundi bagahunika n'ibishyimbo abana waba ufite umwana ibishyimbo narabirinze najyaga nirirwa ku mangazini bahitaga ku mangazini nkirirwa mpicaye ndinze ibyo bishyimbo ataha nimugoroba nicyo nakoze babahembaga iki ntacyo wose ayo masaka ukayajyana nta kintu babahembaga reka da ntacyo babahembaga amasaka hari abantu bitwaga abamotsi ubwo rero bakakuzanira icyo kibo
bakagitereka mu rugo ukazagisya ukongera ukikorera ifu ukayijyana. Abamotsi bakoraga iki? Abamotsi nyine ni nk'uko ubu ngubu hariho bariya bakuru b'umudugudu nibo bariho b'abamotsi. Abo bakuru b'umudugudu basimbuye abamotsi? Simbizi, ntabwo sinzi ko babasimbuye. Oya. Abamotsi se bavuyeho gute? Abamotsi nyine bavuyeho kuri iriya ngoma ya cyami irangiye niho bavuyeho. Niho bavuyeho. Abakuru b'umudugudu niho bahise batangira cyangwa habaho ba responsable? Yego, bwa mbere habayeho abajyanama, bukeye habaho ba responsable. Ubu rero hariho abakuru b'umudugudu. Abamotsi ko babakuyeho se ariko n'uyu munsi banze bakibaho? Abamotsi nta bamotsi bakibaho. Aya se hari uwaza kukubuza kwiryamira. Kera abamotsi bazaga ahantu hari nk'umugabo bakaza bakamubwira bati ejo uzajye gukora mu muhanda Ikarama cyangwa Ihuye gutyo. Ubwo rero utajya bakakurarira baza kubona bakagukira hariya ku irembo bakagukubita ibiboko 8. Nibo bari bamotsi rero. Ubwo cyabaga ari igihano baguhaye? Kandi iyo wajyaga gukora ibyo ngibyo wakoreraga ubuntu? Wakoreraga ubuntu, nta kintu wakoreraga. Nubona uriya muhanda wo haruguru ariya mabuye yagiyemo yavuye ahantu Ikarama kuri atoriye, hirya yo kuri atoriye barayikoreraga bakayazana bagenda bamenamo ku buntu nta kintu babahemba. Bagiraga igitaramo cy'abagabo ariko banza barabahemberaga mu gitaramo cy'abagabo? Oya, ntabwo babahembaga. Wagaragazaga gukora cyane nta kintu bamuhembaga? Oya, ntacyo. Abamotsi babitaga abamotsi. bazaga ku rugo utabizi se? Bazaga nyine, barazaga nk'uko ubu yenda ushinzwe umutekano aza akakubaza ibyerekeranye n'umutekano. Nawe rero yazaga kubaza ati ejo wagiye mu muhanda, ejo uzajya mu muhanda, cyangwa akakuzanira ayo masaka ati uzayasye, umutware yazahingisha, uzasya ayo masaka uzayajyana. Uko byari bimeze. Se iyo yahingishaga mwanyweraga ubuntu ariko? None se kera abaturage babahingisha ntibagendaga bakanywera ubuntu, nta mafaranga banyweraga. Cyane byo guhingisha ubu byaracitse cyangwa biracyari? Reka da, ubuse bahingisha iki? Imirima ntihari se? Bagakora ibyo bahingisha. Nese ubu hari uweza amasaka mu ntonga bakanywa byeri? Byeri kereka abagabo yenda tabizi. Babona byari hagize abantu bahinze. Aya amasaka yose ntahendu? Ntabwo mbizi icyagora sinjya mu isoko. Ese byeri zatangiye kuza ryari? Kera zatangiye kuza icupa rigura 12 n'urumiya. Urumiya 12 n'urumiya. Izo byeri zitwaga Bararundi. Bakazigura 12 n'urumiya. Icupa rirerire. Ubwo bukeye rigera muri 15. Bukeye birazamuka bigera muri 45. None ubu bimaze kugera mu bihumbi. Urumiya rwarakoraga se? Rwarakoraga. Reka da. Iyo waruburaga ugiye gusora se barasoraga? Oya. Ntabwo wasoraga. Iki? Barubura mu musoro ugasora. Urumiya rwose ukanywa byeri ugasiba? 12 n'urumiya. Subwo kera umukobwa bashyingiraga ntawe bakwaga amafaranga? Oya. Amafaranga se bari bayakuye. Umukobwa wa kera bamukwaga inka. Udakowe inka agakobwa amasuka. Nuko niko byari bimeze. Umukobwa ari uko inka n'amasuka. Naho nabo ngo n'amafaranga. Nta mafaranga. Cyari uko bigeze utaha bakoye umukobwa. None se sinabutahaga. Imisango yabaga imeze ite? Imisango? Uretse ko nyine abakobwa batwaraga umugeni mu kirago. Bakajyana ikirago
bajya kugera nka hariya bagiye kuhagera bakamushyiramo kugira ngo hatagira umubona abakobwa bagakikiza gutya bakagenda bafashe gutya ku mpande ikirago ibyo ngibyo ndabizi kuko narabutashye bakamushyira mu kirago bakamutwara se turi bahagararaga gutya mu kirago bagihagaritse ubwo rero abantu bakajyamo abandi abicaye abahagaze hano ku mpande bagafata gutya abandi nabo bagafata gutya ubwo rero bakagenda bari mu kirago agenda n'amaguru ariko batamuhetse ibyo guheka byaje kuza nyuma muri 59 niho batangiye kujya baheka abageni bakabashyira mu ngobyi abagabo bakamwikorera abakobwa aba nibo bamuhekaga oya bahekwaga n'abakobwa ari mu ngobyi nibo bamuhekaga yagerayo bakajya mu nzu bagahagarara gutya ku muryango ikirago bagafata hano abandi bagafata bakinjira umugeni akinjira ntawamubonaga reka da nuko sebukwe akajya gukazanura oya gusa ibyo wumva bibaho sebukwe ntiyakazanuraga oya ntabwo se umusore yari kwibeshya agakoraho umugore ibyo ntabwo mbese isi atarakoraho byabagaho da ariko ibintu byo guherekeza umugeni no kumukwinkana amasuka byacitse ryari byacitse nyine ingoma ya cyami irangiye ab'intambara irangiriye ntabongeye gukama amasuka oya ni agafaranga batangaga amafaranga wigeze ujya mu bukwe bw'ino minsi bugezweho bujya se mfite intege reka da ntabwo nagiye hano wigize gutumira ubu muri iki gihe cy'ubu oya ntawe oya ese ntiwabanye ku buryo umuntu yavuga ati nta bukwe duheruka kubona muri iki gihe twebwe muri aka karere nta bukwe kuva aho korona yatangiriye nta bukwe turataha wigeze ujyamo se nibura babakiriye ahantu mwicaye mu ntebe nziza kereka kera korona itaratangira icyo gihe bakoye iki bakoye amafaranga bakoye inka bakoye inka yari ihari se yari ihari cyangwa bazanye ibaruwa ati dore inka yaje oya inka yari ihari barayerekana ubona se imisango y'ubukwe y'ino minsi igezweho ko nyine y'ubukwe iyo wasabye haza umuntu nyine uvugira inka akavugira inka akivuga ubwo rero ibyo ngibyo bibaho barabikora bya kera bitoroshye bya kera ntibyoroshye ariko ubwo mwajyaga gusurana gute kugira ngo muzashakane cyangwa ntimwasuranaga ntabasuranaga hano undi bakwishyiraga umusore utamuzi ababyeyi nibo biyumvikaniraga ubundi ukazajya kumva ngo ugiye kurongorwa akakujyana ubwo niba waba ufite ubwoba ubu ufite nyine ukajya kumenyera umuntu mutaziranye nka ryari ubwo baragendaga abakwe bataha bakagusiga kwa sobukwe noneho bakaza kwa sobukwe haba hari baramukazi wawe bakaza kukujyana iyo umugabo wawe bamara kukujyana rero mukabonana n'umugabo wawe ubwo ukazinduka mu ijoro ugenda ukajya kwa sobukwe ukahirirwa uboha ibyibo ukaboha ukazamara amezi 2 mu nzu ubwo noneho bakazaza bakakogosha ubwo ukabona kujya iwawe se bogosha gute bogosha gute bari bafite amasunzu bogoshaga uwagushingiye na musaza wawe n'umugabo wawe bose bagakozamo icyuma mu mutwe bagafata icyuma bakashyiramo undi gutyo ubundi bakakogosha bamara kukogosha rero bakakwereka urutoki rw'ayo masunzu yawe nuko byari bimeze gusa mva y'amezi 2 sobukwe atarabaga yagize oya
ndumva amateka akomeye